none kandi gashya kahise kanyereka ko ngomba gukanguka ariko ntabwo nakanguye n'idini gusa buri ikintu kinakomeye mu madini nahoze abantu rero mwagite ku icumu ntabwo biboroheye muri iyi minsi ntabwo biboroheye ariko nababwira ngo kuba kubashimira inshuti abavandimwe ba Evangelizero Monde aho muherereye hose ku isi. Turi hano rero nanone kandi dukomeje guhumuriza impuhwe munyarwanda. Turacyari mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ntabwo ari igihe cyoroshye. Hari umuntu twarimo tuganirije ubundi akambwira ngo nk'aya masaha nari mboniruka imvura iri kunyagira. Ntabwo ari igihe cyoroshye umuntu akwirukankaho imvura kunyagira n'ibindi byakozwe umuntu adashaka kurondorera hano kuko ari ibintu by'indengakamere bidakwirwa mu marangamutima yacu. Ariko impore wowe wababaye, impore turi kumwe, impore turakumva, impore zashima Imana kubashibutse wabayeho. Ntabwo ari by'umwanzi yifuzaga ariko wabayeho, Imana ishimwe. Turi hano rero dufite umutumirwa wacu twabashije kugeraho twumva yatuganiriza, reka banze adusuhuze atwibwire hanyuma dukomeze kumwumva. Uraho neza? neza amakuru yanyu neza reka rero tubwire mwibwire abawumva. murakoze cyane nanjye ndabashuhuje abakunzi ba Evangelizero Monde. Nitwa Jean de Dieu Uwizeye, umuturage w'akarere ka Huye, umurenge wa Mbazi, Katari n'umudugudu wa Cyahafi. Nanjye nishimiye ubutumire bwanyu. Murakoze cyane. Aho hantu mutuye muhatuye vuba cyangwa no kuva kera mukiri bato? Niho navukiye ibyo mwisha wo kuhatura ubanza nibwira ko ndanahasazira. Birashoboka cyane. Niyo utahasazira nabyo ntacyo byaba bitwaye, unasaziye nabyo nta kibazo. Ikizima nuko ufite ubuzima buzira umuze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu mutumirwa wacu twamutumiye mu by'ukuri tubyemeranyaho ku mpamvu ikurikira. Hari ahantu muri iyi minsi habayeho kwibuka, noneho babwira umumama umwe katuvuge ngo ni umukecuru ukuze yagize ingorane zo gupfusha bamwe mu bana be ndetse n'umutware we muri Jenoside bishwe. Hanyuma mubwiye gutanga ubuhamya arababara cyane kubera inshuro abutanze, yumva ikiniga bata ko igihe nahereye ntanga ubu buhamya kubera iki abandi batavuga, abatarahigwaga bari hehe babivugaho iki? Numva ngize intimba, numva nifuje kumwumva, numva nifuje no kumva abandi, cyane cyane ko dufite ingorane zikomeye. Abantu bashize amanga muri iki gihe Jado ni abantu bari gupfobya, ni abantu bari kuvuga Jenoside bati ntiyabayeho, bakavuga ngo nibyo abantu bigirisha, nibyo bikora, ubu si imyaka 20 yashira abantu bakirira, mbese ugasanga ni ibintu bibabaje. Kandi nyamara Jenoside nta hantu ihuriye n'izindi mpfu. Niyo mpamvu abantu bakirira kugira ngo hari umuntu azarinda napfa nasaza akirira. Rero twifuje gutumira uyu muvandimwe, mu by'ukuri aratwibwira niba yarahigwaga cyangwa atarahigwaga, hanyuma duhe amakuru atubwira ngo se byari byifashe bite, byari bimeze bite, afite uwuhe umutima yari afite icyo gihe wari uwuhe. Aduha amakuru afatika byibura twumve n'uwo muntu ashubijwe wabyifuje. Byashoboka ko yavugiye abandi benshi, byashoboka kugira ngo twumve. Jado ndatekereza urabitwemerera cyane rwose. Imana ibahe umugisha ikaza. Amakuru yanyu ni ayahe? Byari byifashe bite? Uko mwakuze mwebwe muri kiriya gihe byagenze bite? Nuke duha amakuru. Murakoze cyane. Jyewe ikiganiro ndanagikunze kuko dukurikije ubuhamya cyangwa se urugero duhaye uwo mukecuru, nanjye ubwanjye nagiye mbyibazaho kenshi, cyane cyane ko nk'iyo turi kwibuka abantu bose baba bagaragara ko bibabaje, baba bagaragaza ko ntawakufuza ko byongera kubaho, ariko
wareba koko ugasanga nanjye nagiye mbyibaza kenshi ni gute koko umuntu wari wihishe birumvikana ko afite urugendo yagenze ariko ntabwo ari benshi bazi aho byategurirwaga ntabwo bazi iyo migambi byabera ku mugaragaro abandi bo bihishe kuko birababaje niba dushaka kubaka igihugu twese tubabajwe n'ibyabaye dukwiye no gutanga umusanzu twese kugira ngo rero icyo cyatumye nanjye ubwanjye njye ntangajwe ahubwo n'ukuntu mfite abo duhuje imitekerereze n'imyumvire byatumye nibaza ngo ese koko ko natwe tugaragara nk'aho tubabajwe n'ibyabaye kuko biratubabaje none se niba bitubabaje dukwiriye gutanga umusanzu kugira ngo bye kuzongera hari ikintu cyiza mwavuze gikomeye ku bantu bashishikaye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ahandi ni abapfobya jenoside ariko koko niba tuvuga ngo abantu barashutswe turabikwiriye kubigaragaza dushingiye ko dukora igishoboka cyose kugira ngo bye kuzongera kandi kugira ngo bye kuzongera ni uko tugaragaza n'ukuri kwabaye kuko iyo tuvuze ngo ibuye ryagaragaye ntiribakisha isuka utarigaragaje rizongera riyice kuko turavuga ngo never again kandi jenoside zitangirira ku ngengabitekerezo yayo niba rero tutagaragaje ingengabitekerezo jenoside kuba yakongera rwose birashoboka kandi nta muntu n'umwe wungukiye n'aba bagenda bavuga bayipfobya cyangwa se bifuza ko yakongera ndahamya ko batigeze bayungukiraho urumva rero ko dukwiriye gukora ibishoboka byose warumvaje rero uti wari urihe wowe jenoside yabaye ifite imyaka 16 nigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye reka nibuka isaha muri école normale primaire amakuru menshi nyaza imbere gato urebye natangiye gukanguka ibibazo u Rwanda rwari rufite urebye muri 90 ngira ngo RPF itangira urugamba rwo kubohoza igihugu hanyuma icyo gihe nibwo wabonaga dutangiye kugaragaza ibyitwa bo ubundi imbere bajyaga baduhagurusa koko ndibuka ntereye mu wa 4 abahutu muhaguruke tugahaguruka mu mashuri ntabwo nibuka neza aho navanye ko jyewe ndi umuhutu kuko jye najyaga mpaguruka mu bahutu ariko nari mbizi neza ko ndi umuhutu ariko sinibuka neza niba ari iwacu niba ari ntabwo mbyibuka neza ariko iki gihe nari mbizi neza ko ndi umuhutu nkabona n'abatutsi barahagurutse n'abatwanzi twari dufitemo nk'umwe cyangwa babiri nabo bagahaguruka ariko cyane cyane byatangiye gushyuha muri 90 nigaga mu wa 6 primaire bwa mbere byatangiye tujya gushyingura cyangwa se guhamba nk'uko twabivugaga umutumba tuvuga ngo ni Rwigema guhera icyo gihe nubwo njye ntari namenya neza ngo abateye ni bande ariko twatangiye kujya tugira abantu batubwira ukuntu abatutsi ari babi ndetse twidibuka nk'akazina ku ishuri twabitaga ngo ni ingondeka iwacu ku ishuri muri école primaire ingondeka bo nuko twabitaga sinzi aho byari byaravuye ariko kugira ngo tutavuga ngo umututsi iyo twabaga turimo n'iterime yacu iyo twabaga turimo tuganira nk'umwana w'umututsi akaza ngo ceceka dore ingondeka iraje cyangwa se kugira ngo tumva ibyo turimo tuvuga cyangwa se umuntu yakora ati kanaka turakundana ukundana n'ingondeka twari baratangiye kutubamo urwango rutoya rw'abatutsi ariko cyane cyane jyewe ubuhamya nibuka neza naho nk'abarimu bacu twajya twiga amateka ndibuka twajya twiga mu mateka avuga ko mu gihe cy'ingoma ya cyami umwamikazi cyangwa se umugabekazi yitwa Kanjogera ngo iyo yajyaga guhaguruka ngo yagugishya ku mpinja ebyiri z'abahutu uvuga ngo yabaga afite amacumu abiri noneho yamara kuzihagurikiraho zigapfa mu kanya yakongera kwicara bakazana izindi bamara kutubwira ibyo banaduhagurutsa noneho ngo abahutu muhaguruke abatutsi muhaguruke twizana ayo mateka burya b'abatutsi twigana hano naho bakomoka ni ukuvuga ngo barabanzaga babibamo urwo rwango bababwira ayo makuru bakabona guhagurutsa bakabona mureba bari kugira ngo turebe abariho njyewe ndibuka njya mbyibuka ntabwo njya mbyibagirwa hari umwana w'inshuti yanjye twicaranaga ku ntebe ariko tunatahana ariko cyane cyane ibyo byabaye ubu nibwo mbyibazaho kuko byabaga gutyo tugeze no muri segonderi birakomeza bigaragaza ko ari porogaramu y'igihugu kuko aho nize hose byarakorwaga umwana ndamwibuka yitwa Gasanzimana Sylvestre mwibuka juste kubera iryo zina kugira ngo dufite na minisitiri w'intebe ugeze kwitwa gutyo n'umwana agera umututsi ariko duturanye turi inshuti iwaba ari inshuti zacu ngiye nka mamata twe twanagiraga noneho duhuje pe ariko twakwiga ayo mateka yanahagurutse nanjye nahagurutse tukumva
nigeze nko kumbwira ngo ariko ukuntu abatutsi muri abagome ikintu giteye ubwoba njye uyu munsi ariko ndimo ngitekereza nawe nabanaga byemeye kugeza ubwo twagezaho twumvikana ko kuba tucyuzura ariko twiga abahutu turi abantu beza tutamera nk'abatutsi ko abatutsi deja ni babi ariko humure ntabwo nzakwanga twebwe turi abantu beza rwose umwe nta kibazo na kimwe ariko mu mutima wanjye nuwe ndetse tukemeranywa twese ko abatutsi ari babi koko iki kintu rero cyatumye nko ku bwanjye njye nyashimira Imana ko wenda jenoside yabaye nkiri umwana ntabwo mpamya ko mba ntabikoze ntabwo mbihamya kuko sinayikoze nibyo ariko nkurikije umutima numvaga mfite icyo gihe kuko iyo ikiyongereyeho nuko jenoside nyirizina ubwo simbabwiye ibintu byabaye mu mashyaka menshi hari n'ibyo twajyaga turirimba ngo umwanzi n'umututsi n'umunyenduga ariko nibwo bintangaza nkavuga nti buriya iyo umuntu ashaka kukugira mubi anagucurika ubwenge none se twaririmba ngo ishyaka ni CDR ndagatora mama ni indirimbo yari yaradutse muri za mitingi za MRND za CDR n'andi mashyaka natwe twaririmbaga turi abana twabona abantu banyuze aha ngaha baririmba natwe twaririmba ariko kandi naje gukuramo uyu munsi nibo numva baravuga ngo ishyaka ni CDR ndagatora mama umwanzi ni umututsi n'umunyenduga kandi twe turi abanyenduga ariko tukavuga ngo umututsi n'umunyenduga byagaragaza ko abatutsi iyo jenoside yabirangira batabizi umunyenduga ushatse kuvuga abanyenduga ngira ngo uriya mucakuri yaranze u Rwanda harimo koko abahutu n'abatutsi hakabamo n'abakiga n'abanyenduga abakiga rero ni kiriya gice uyu munsi twakwita nk'amajyaruguru y'uburengerazuba noneho Nduga ikaba amajyepfo ikitwaga za Gitarama za Butare bya Gikongoro wenda noneho Kigali bikaba za Ruhengeri Gisenyi Byumba gutyo twebwe rero tukaba abanyenduga ariko twaririmba ukuntu abumwanza ari umututsi n'umunyenduga ari we twebwe ariko nta makuru n'amakiya twumva n'ibyo bivuga ngo bamara kumara abatutsi n'abanyenduga haba bakurikiza abanyenduga niko byari bimeze uyu munsi ariko n'ubundi mwo mbyumva buriya abahanga mu ngengabitekerezo ya jenoside nuko ashobora no gukoresha abantu bamwe azica nyuma bakamufasha kwica abashaka ariko barangiza nawe akazabakurikiza kuko urumva ntabwo abahutu bo mu Rukiga bashoboraga kwica abatutsi bonyine ntabwo bari kubakwira hose bagomba kubanza bagashuka abanyenduga ko bari kumwe bazabarangiza nabo bakabakurikizaho ndetse bikazanakomeza kugeza ku muntu wa nyuma simbizi buriya agenda nyambwira abitwa abahutu bakwiswe bene wacu ubwo ariko nituvuga gutyo twumve ko turimo turavuga amateka ntabwo uyu munsi tukibona mu ndorerwamo y'ubuhutu cyangwa ubututsi uvuze ikintu gikomeye rwose uvuga ngo ntabwo ari uko ayo moko tuyashyigikiye ahubwo turi kuyavuga dukoresheje amateka n'amazina twiswe kubera amateka yanateye icyo gikorwa cya jenoside abantu baza kutwumva neza kugira ngo batagira ngo ndacyambaye ya sura y'ubuhutu oya ariko icyo gihe nasubiye inyuma mfata iyo sura kugira ngo abantu bumve ibyo twari turimo koko ubwo rero mwambazaga muti wari he wari umeze gute giye mutima wanjye nuko ibitero byose byajyaga bijya kwica abatutsi of course nk'umwana ntabwo nashobora kubijyamo ariko ntabwo ari uko nari mfite imbabazi abatutsi mbabwije ukuri ntabwo nari mfite imbabazi abatutsi njyewe natekerezaga numvaga mfite valeur nkeya z'umuntu z'uko abantu badakwiriye gupfa ariko ububi nari nzi bw'abatutsi ngiye nahamyaga ko abatutsi bizize avuga ngo nibabice ubugome bwanyu nibwo muzize kuko mwaratwanze mushaka no kutwica kuko bajyaga banatwereka amatuwarete uyu munsi tusigaye dutwika amatuwarete ya metero 20 nigeze kujya kureba umuturanyi wacu twitwa Dionysio yari yatwuye tuwarete ya metero 15 mu nzu nshyashya yari amaze kubaka twacukuraga za metero 4 maximum 6 noneho batwibwira ko ngo aho inkotanyi nizimara kuza bagomba kwica abahutu twege baturanyi be bakadushyira muri iyo tuwarete noneho ku buryo mu gupfa kwabo yavuga nti Imana iradukunda Imana y'abahutu niko twavugaga abatutsi baratwanga baturusha n'ubwenge ariko tubarusha Imana yacu rero iradutabaye bari bagiye kutwica no turabatanze nibapfe barizize bagatsindwa Imana yacu ntabwo yaturekura ku buryo nta muntu n'umwe afite imbabazi abatutsi natwe ubwacu nk'abana twumva ko bimeze twabona n'abantu baducaho bagiye kwica tukumva nk'abantu bari ku rugamba twanumvaga rwose tusigara tunabasengera bashobora gusenga bati nimugende mudukize abatutsi mudukize abagome tuti Imana idufashiriza ingabo zacu twumvaga ari ingabo zacu
abasore abagore n'abagabo bagiye ku rugamba tukumva rwose ni abantu badushyigikiye kandi natwe tukavuga ngo nyabuna mujye ku rugamba neza niba usigaye utetse ugasigara utetse kugira ngo umugabo naza cyangwa se umupapa nava ku rugamba asange ibintu bimeze neza mu rugo nava kwica ubwo ariko njye ntabwo nifataga kwica numvaga agiye kudutabara ni urugamba ni ukunesha kuko ndibuka ko hari n'abagabo bajya bavuga bati babona umuntu utagiye kwica bati kuki umutererana abandi ku rugamba twumvaga ari urugamba kujya kwica abatutsi kwica abanzi bacu twe ntabwo navuga ko ari ukwica kuko icyo gihe ntabwo ari byari bindi mu mutwe byari bindimo ko badutabara bagiye kudutsindira abanzi baza bivuga tuti muri intwari rwose dukije abanzi bacu nuko twatekereza cyane uvuze akantu ko gusenga numva ku bantu bakijijwe basenga dukwiye gutekereza kenshi gutekereza kabiri umuntu akakubaza ngo iyo usengera igihugu usenga ute kuko nari umwana mutoya ariko mu nsengero Imana yavugaga ngo twumva guhanuzi abantu bazi ko Imana ivuga bavuga ngo amaraso agiye kumeneka noneho ntabwo twumvaga umuntu uhaguruka ngo asenga avuga ngo oya Mana oya rwose Mana ibintu uzabiturinde mu gihugu hoya ntabwo abantu bahitaga bavuga n'uyoboye avuga ngo mureke dusabe imitaka ku batabyumva ndumva we yataye muyizi imitaka ku batabyumva nuko ugenda mu mvura nyine ukitwikira umutaka no gusaba uburinzi umuntu bagasaba uburinzi rero no kumva undi arahagutse avuze ngo reka ngo tuniyeze ariko kumva ni amayeri menshi hari abo kwiyeza n'ab'imitaka abana iyo usengera igihugu y'Imana ivuze iyo usengera igihugu usenga gute usenga uvuga uti n'ubundi icyaduha intambara ikongera ikaba abantu bagapfa usenga gute iyo bari kuvuga bati none imipaka irafunze dufite abanzi usenga ute bavuga uti yego barakaza ahubwo turebe ko badukiza abantu bamwe na bamwe usenga gute iyo uri gusenga ikibazo cyiza wenda si wowe ahubwo n'abadukurikiye woweho nkurikije uko ubyumva nagisubiza icyo gihe nkanagisubiza uyu munsi yego bidukorere icyo gihe kugira ngo ni n'ikibazo gikomeye ubundi Imana abantu bayifata bitewe n'uko bari icyo gihe twavuga hari Imana y'abahutu Imana y'abahutu rero ntabwo ari Imana y'abanyarwanda uyu munsi si n'Imana y'abantu uyu munsi yari Imana y'abahutu idukiza umwanzi w'abatutsi iyi ntambara yazaga ubwo FPR itera twumvaga daboro inkotanyi ari abantu baturutse kuri Satani tugasenga Imana ngo dukize uwo mwanzi wacu baturutse ku mubi noneho bikagera no ku batutsi n'abatutsi babi ku buryo kujya gusenga Imana ngo Mana ufashe papa ufashe mama bafite ababyeyi bishe ufashe ingabo zacu bakuru banjye badutsindira umwanzi w'umututsi n'inkotanyi noneho nk'uko bavuga ngo Imana duhe imitaka ni ukuturinda twebwe nk'abahutu hanyuma ubwo niba hari n'abasenganaga ngo wenda icyo gihe sindi bugere kure kuko icyo gihe aho nasengeraga mbarenda kuvuga amadini cyane si ngombwa aka kanya ariko aho nasengeraga ntabwo ayo majwi twayumvaga gusa twasengaga tuvuga ngo dukirize igihugu utwicire inkotanyi n'abatutsi dufite n'abantu ngenda byibuka neza abantu iwacu bajyaga kwica bambaye n'amashapure bajyaga kwica bakabanza no gusenga cyane rwose kandi nzi ko bagiye bica nabo basengana koko kuko icyo gihe twabafataga nk'abanzi batwihishemo muri bo cyangwa se niyo baba basenga koko bafite ikibazo cya bene wabo ko icyo gihe rero kigihe Imana bose yabanze bakwiriye gupfa bakagenda amahoro ku buryo niyo twavuga gusenga kuri we ni ugusenga kugira ngo Imana imweze koko yigendere ariko ntakwiriye kubaho ni ugusenga ngo agende ariko twebwe two kubaho imitaka numva ari iyacu uyu munsi ariko n'uyu munsi biriho kuko n'uyu munsi hari abasenga muri icyo cyiciro hari abasenga bambaye uwo mwambaro sintekereza ko ubwabyo ari uko ari babi niyo mpamvu ntekereza ko turimo dukora iki kiganiro ahubwo ni uko twigishijwe wenda tuhise tuhagera ariko nari ndashaka ko tuhagera kuko ndashaka ko tuza kugera muri uko gusenga buriya rwose abantu tubyumvikaneho neza abantu batwigisha iby'Imana ngira ngo iyo tugenda mu mateka twabonye umwanya wo kuyavugaho cyane ariko abantu baje kutwigisha Kristo cyangwa baje kutwigisha Imana nyamana bagitugaga na twinshi amateka natubwira ko habaga hari umupadiri
hakaba hari umuntu ufite imbunda, hari umunyepolitike, bakajyana bose, ku buryo akubwira Kristo ariko akanakubwira iby'iwabo, akanakubwira ko uri injiji, ariko akanakubwira iby'amoko, byose bikagenda bizamo icyarimwe. Buriya rero uwo mwuka n'uyu munsi waradukurikiranye ku buryo umuntu aza akakubwira Imana ariko afite n'ikindi ashaka kukubwira, ariko bikaza kumworohera, nakubwira Imana akakubwira n'icyo ngicyo n'ikindi cyishimo. Ndabaha urugero, muri za 59 abantu bari bamaze kugenda baba Kristo benshi, bamwe ari abagatolika, abandi ari abaforo. Noneho n'ingengabitekerezo ya jenoside urebye ni naho yatangiriye cyane, bazanye ikintu bitaga amategeko 10 y'abahutu. Noneho ahangaha wakwibaza ngo kuki bazanye amategeko 10 y'abahutu ntibazane 12, ntibazane 8? Niyo yasuzumye uko agenda akurikirana ubona bigiye bihura, akagenda bihura yo cyane. nk'ubara bakubwira bati ntuzifuze umugore wundi, aho barakubwira bati uramenye ntuzifuze umututsikazi. urumva ukuntu hari ukuntu bihura cyane. Bakakubwira ngo ntuzibe, bati ntuzibe, batacyakoze wibye umuntu kubera ko ari umututsi, ikintu cy'umututsi cyo wakiba nta kibazo. Nta mategeko 10 azwi aranditse gutyo kandi agenda cyane. Ntuzifuze umugore wundi bakubwira ati ariko bishatse vuba kutazifuza umututsikazi. Ku kibazo cyari kirimo aho, murabizi mbere ya mbere hari ukuntu abantu bakomeye bajyaga birongorera n'abatutsikazi, ahubwo bati ngiye ngiye kwirongorera umututsikazi, bashakaga kugira ngo bakuzinure bati uramenye umututsikazi zo kurongora ni umugore wundi, voilà ni umugore wundi. Ni muri iyo sansi nk'itegeko rya mbere ryaravugaga ngo ntuzigere wirahira umututsi. Aho ryavuye urabizi ko kera abatutsi nyine nk'uko tuvuga mu Rwanda, kandi urebye amateka nyayo ariko avuga abatutsi barabatunze nyine. Uriya abahanga banavuga ko umututsi ni inozamvugo yo kuvuga umuntu utunze, none yaba atunze inka bakabyita umututsi. Mu yandi magambo umututsi ni umutunzi, ni umutunzi w'inka, ni muri iyo sansi. Ndetse byaza kugera no ku bahutu, hari ukuntu babivugaga bati abahutu iyo wajyaga gukorera umuntu akabaza umugore bati sheri tumuhe iki, ati mubuto, ati mubuto ngo tumuhe imbuto. Hari ukuntu ayo mazina abantu bahanga bagerageza kuba yaturutse, ariko byo ntabwo twabitindaho cyane. Ariko noneho wareba bakavuga bati iyo umututsi rero aguhaye inka uramwirahira. Mu Kinyarwanda yamaye baraguti yamaye bakanaka. Noneho rero iyo aguhaye inka abagira ngo uzamwirahire, noneho numara kumwirahira w'iki tegeko ry'Imana rivuga ngo ntuzagire indi mana mu maso yanjye, muri make wabaye imana yawe. Noneho bikakumvisha ubugome bw'abatutsi, kubera ko ati burya nk'inka. Izo ni inyigisho zatangwaga? Njyewe narabyize kuko byo ndi kuvuga hano nubwo aribyo nasomye, nibyo nize kandi mbyiga mu gihe cyanjye. Batubwira iki ko twebwe wenda turabivugaho nyuma ya jenoside gato nagiye narahunze mvuga igihugu muri 1994. Navuye i Butare iwacu ku itariki ya 3 z'ukwa karindwi 1994. Jenoside mbare yarabaye, tukibwira ko abatutsi bashize, birangira nyine badashize. Noneho inkotanyi ziranaza ziradutsinda, turarwanye. Ku itariki ya 2 ariko wa 6 nagiye kubona mbona abasirikare b'Abafaransa baciye iwacu ni ku muhanda kuri kaburimbo, ku muhanda uva Cyangugu Butare. Tuti inkotanyi ziratsinzwe. Bukeye ku cyumweru tubona basubiyeyo. Tuko birarangiye. Niko twase duhumba tute burya nta kundi. Ndagiye ngeze muri Kongo, urumva hagombaga kubaho uburyo bakomeza kudukundisha igihugu cyacu, kandi twizera ko tuzagaruka mu gihugu. Aho none twigiraga ibyo bintu byose, bafataga abajene twakita nk'abakadire uyu munsi, bazi bafite imbaraga, bafite ubwenge, umuntu ari umunyeshuri ashobora kumubiriza abandi, bakadufata rero tukagenda tukiga, ndetse no mu ishuri ubwabyo na mwarimu twashobora kuba twabiganira. Tukaba tuzi ko inkotanyi n'abatutsi first of all twirukanye mu gihugu cyacu, tugomba gukora ibishoboka byose tukazagaruka iwacu mu gihugu, kandi ntabwo tuzagaruka tuzisanga, kuko n'inkotanyi zitwirukanye n'abatutsi ngo twazitaga inyenzi icyo gihe, ntabwo ari inkotanyi. Tugomba kwisuganya tukaza tukabambira igihugu cyacu. Icyambere twagomba gukora ni ugufata abajene bari muri twebwe bakiga imbunda, bakiga igisirikare, hanyuma ikindi tugatanga amafaranga. Ariko ikinakomeye bagomba gukora ku buryo, kuko inzara yaratwicaga, ukabona umuntu yacitse yisubiye mu Rwanda. Dusanga abantu nibagenda mu Rwanda gutyo ntabwo tuzaba tugishobora gusubirayo nk'abanyarwanda twese,
ahubwo barimo baratugambanira. Hatangira rero za mobilisation zikomeye kugeza no ku rwego perezida wa repubulika ubwe na minisitiri w'intebe ubwe biyizira. Nabaga mu nkambi yitwa Kangamiro, iyo uciye mu Bugarama wambukirana bita Kamanyura, ni nko milimetero nka 12 tugera aho twabaga, ariko hari hafi y'u Burundi. Noneho baratubwira ngo nimutaha urabona ko twese tuzaza dufite imbaraga, kuko baje kudusura babaga mu kambi ya za Kashusha na Inera Bukavu, twakita nko muri kapitale, nyine bakajya gusura izindi nkambi nk'uko perezida ajya gusura uturere n'ikigeza abaturage. Natwe rero baza kudusura rimwe muri 1995, ntabwo nibutse neza ukwezi baje kudusura. Barazana na Kabirigi yari chef d'état major, yahunze chef d'état major, uzi ko bazanye n'ibifaru za blende, imodoka bya blende na cortège présidentiel, kugira ngo batwereke ko bafite imbaraga inyenzi zitadutsinda. Abantu muri mutaha muri muribeshya muri muretse gatoya, kuko twakoze repris tactique, twagaragaje nk'abatsinzwe kugira ngo abaturage bacu badashira twisuganye. Ariko ejo mu gitondo turabaturirukanye nitaha rero naga strategy twakoze ko kuva mu gihugu ngo tubaze ko dutsinzwe cyane. Tutibye turakomeye, ejo tuzataha. Wigeze kuvuga ikintu cyo mu rusengero, uzi ko twajyaga tujya no mu rusengero abantu bakabihanura bati ni rwigero rumpe igihugu cyacu abatutsi barakigeza, ariko ni icyacu n'Imana yarakiduhaye. Icyo nakubwira ngo abasenga basenga mu ko bari, abatutsi Imana yarabaciye. Twanashingira kuri birakore muri Bibiliya hari ubwoko bw'Imana, akabona andi moko, ugasanga nk'abafilisitiya barabana n'Abisirayeli. Ubwo Imana yagombaga kuba iri ku ruhande rw'Abisirayeli, natwe rero Imana iri mu ruhande rw'Abahutu, tukabyemera gutyo, tukanavuga haleluya rwose, tukumva turi mu mwuka, tukumva kandi twibeshya pe. Ababaga babiri inyuma babaga bazi ibyo ari byo, ariko twebwe abakristo basanzwe bo banga bufite twumva n'ukuri, twumva ko hari ubwoko bubi bwitwa Abatutsi, ariko twumva hari ubwoko bw'Imana bwitwa Abahutu, tuti mu muri mande kumwe natwe. Abapastori bakabigisha gutyo, abahanuzi bakabihanura gutyo. Ikindi gikomeye ariko muri icyo nuko nk'umuhanuzi ashobora no guhanura ukuri akavuga ngo muzataha, twe tukamuha interpretation. Ndetse sinatashye, umuntu mpanuye ko natashye ntabwo yambeshye, ahubwo ikibazo yamanuriraga ajya nkavuga ko nzataha ari ugutsinda Abatutsi no kwica no kubica. Ngiye kariza interpretation byose byabaga birimo. Bane impamvu giye mvuga ibi bintu, mbwira abantu gasenga ngo bitonde cyane, kubera yuko umuntu ashingira kuri icyo, ubwo twavuze amategeko 10 y'Abahutu natwe byatubaye. Yewe ngewe njya ntango guhamya, ariko nasaba Imana no kugira ngo abantu bananyumve uyu munsi ngenda senga, ariko muko senga umuntu mbisubiye bwanyagiye atashidikanya ku gusenga kwanjye, ngo kandi nanamwumva, kubera ko jewe wenda by'amadini ntibyari ngombwa, ariko ndeke mbivuge kuko ubuhamya bwanjye nari umugatolika. Noneho tugeze muri Kongo, urumva guverinoma yaraje batubwira ukuntu tugiye gutaha, ariko banatubwira hari ibintu bitatu numva abantu bakwiriye kumenya, kandi binareba cyane cyane abantu basenga, kugira ngo wumve ko umuntu w'ibingengabitekerezo, umuntu ushaka gusenya ashingira ku cyuzi n'icyo uri cyo, ntabwo aguha ibishya, kuko aguhaye ibishya ntabwo wakwiroturuva, ashingira ku byawe. Kuko buriya abazungu banaza mu Rwanda baravuze ngo mu Rwanda hari hasanzwe hari Abatutsi, Abahutu n'Abatwa. Noneho akavuga atari kadaha ati Abatutsi bari kurya ntabwo ari ikibazo cy'inka, ahubwo Abatutsi ni abavuye muri Ethiopia barebare cyane, Abahutu ni abavuye muri Chad bagufi, Abatwa bavuye hano muri Congo bo ni bagufi cyane. Ibyo by'inka dore amazuru bagafatira hate bagapima, nuko amoko yaje mu Rwanda. Utumye nibaza byinshi, yego ko mwese babohereza Congo, abandi Chad, abandi Ethiopia, Abanyarwanda bari bane. Avuga Abanyarwanda muri make ntabo. Nitugera mu Rwanda tuzica abo Batutsi, kuko twumvaga twarakoze ikosa, ndetse riri biblique byanditse muri Bibiliya. Ni gute Bibiri Imana itubwira ngo mwice wavuze ikintu cy'amadini, ndagira ngo mve ko ari ikintu gikomeye cyane gifite n'imbaraga, kandi abantu bishe mu izina ry'Imana, bavuga ko ari Imana batumye cyane, kuburyo twishinzaga icyaha cy'uko tutarangije Abatutsi, kandi ari ubwoko bwavumwe n'Imana. No kugira ngo wumve icyo tunabona muri social media icyo ushaka gusobanura. Aha ngaha naho dukwiriye kwitondera cyane. Buriya ngenda nasaba ko bishobotse abanyamadini hakwinjiramo gahunda ya Umunyarwanda, hakinjiramo gahunda y'isanamitima, kuko abantu barimo barihisha mu madini, kandi ibintu birimo bera mu madini, reka mbabwize ukuri, ibintu birimo bera mu madini biteye ubwoba kurusha n'abadasenga, kandi abenshi barimo barabigenda babuhumye
batazi n'ibyo ari byo ku buryo bikora mu izina ry'Imana. Ibaze ukuntu ngenda nzi ko ndi umuntu usenga kandi nkaba nzi yuko ubwoko bubi Imana yavunye bw'abatutsi ahubwo dufite icyaha cyo kuba tutarabumaze. Urugero rw'amadini ubu ngubu ari ni iki kiri gukorwa cyane. Turaza kubigeraho wenda. Noneho bakatubwira ngo tuzica abatutsi twica n'aho tubanza gufunga. Aho twari kubicira iki rero? Twagomba kubicira ko icyambere ari abagambanyi kuko banze guhunga nyine kubera ndanene. Icya kabiri ariko nubwo twari kuba tutabanze twagomba kubicira ko umuntu wabanye n'umututsi kugira ngo abatutsi twigaga ko bafite ubushobozi kwini batakwishe baraguhindura ku buryo ibitekerezo byawe byose babigira ibitutsi. Noneho tukavuga ngo umuhutu uri mu Rwanda ni bikomeye rega ingengabitekerezo ingengabitekerezo ubona tuyirwanya ntabwo byoroshye. No kuvuga ngo habaho ibitekerezo bavuga ko habaho ibitekerezo by'ibitutsi. Tukavuga ngo hari abahutu urugero twafite ingero zifatika twatugira z'abantu banze gukora jenoside banahisha abatutsi. Tukavuga ngo uwo muntu ni umugambanyi w'igihugu kuko nubwo abatutsi batashize kugira ngo nuko abantu twashakaga ko badapfa ahubwo ni abagambanyi muri twe bagiye kuduhishira abatutsi n'inkotanyi zikaza zikabasanga tukumva rero ko impamvu babahishe atari uko ari abantu beza ahubwo mu mutima wabo ni abatutsi babahinduye abatutsi. bahinduye abatutsi kubera ko twibwiraga ko abantu bahishe ari abandi babaga baramanye n'abatutsi babahaye inka bagendanaga kugira ngo ntabwo ari uko ari beza ahubwo ni abatutsi mu mutima ku buryo uwo muntu kumusiga ntabwo n'ubundi igihugu cyaba ari igihugu. Ngo bavuga ko umuhutu mu mutima agomba kuba ameze ate? Ni ukuvuga ngo rero twashaka umuhutu utarabanye n'umututsi kuko umuntu wese wabanye n'umututsi yaramuhinduye amugira umututsi mu mutima ku buryo gahunda zose za gihutu bazazibangamira. Kandi gahunda za gihutu ni ukwica bien sûr kuko n'undi bari batangiye kuzibangamira mbere kuko n'ubundi iyo tuza kuba twarabamaze twajyaga kuba tudafite ikibazo kuko rero abantu baratubangamiye bakajya guhisha ubwo no mu mutwe wabo n'abatutsi muri bo nituza kongera kwica abatutsi bazongera bahishe bongera batuvangire cyangwa se bajya no mu nkotanyi ko twagira nk'abakanyarengo batugambaniye bakajya mu nkotanyi twumvaga na Bizimungu muri perezida noneho urumva bafashe umuhutu w'umugambanyi Rutura abaye perezida bafashe umuhutu w'umugambanyi Rutura agiye muri perezida kwa Kanyarengo. Ubwo rero nitutabamara nabo abari mu Rwanda rero umwanzuro ni uwuhe nuko tubica tukabarangiza ku buryo dusigarana igihugu kitagira abatutsi n'ababanye nabo. Kuri so nyibutse indirimbo aririmba mu Kanyarengo n'umugaragu w'inyenzi n'umwana muterwa nkajya byumva mu modoka gutya batanga izo twarazigaga cyane Kanyarengo umugaragu w'inyenzi nuko nibyo byo yarizeye ko azafata igihugu nibyo byose byari muri twumvaga rero muri twe kugira ngo tugire igihugu kitavanze kitaduteza ikibazo fast umututsi agomba gupfa yego ariko n'umuhutu wabanye n'umututsi nawe agapfa. Nibwo tuzera ko dufite igihugu kitagira umututsi kitagira n'abanye mbese paradizo nyayo ari cyo gihugu Imana ishaka. Ubwo wavuze ibintu by'amadini reka ngende bitsindagira cyane igihugu Imana ishaka kandi igihugu cy'isezerano. Reka nkubwire icya gatatu rero tangana icya gatatu cyaravugaga ngo twagomba kubona amafaranga ya FDLR icyo gihe yitwaga RDR Rassemblement pour le Retour au Rwanda ko yitwaga ubundi buri FDLR byagiye bihindura amazina babona bagiye gufatwa bakagenda bahindura izina ariko ngo n'abantu bishyize hamwe RDR Rassemblement pour le Retour au Rwanda ni itsinda ryishyize hamwe kugira ngo risubire mu gihugu cyacyo cy'isezerano. Tugomba kujya hamwe twagomba gutanga amafaranga y'umusanzu mu kumubiriza umusanzu dore cyakorwaga n'iki kuko twese twarasengaga twari tumaze gusenga noneho baravugaga ngo bari bashyizeho igitabo baranabikwije babyita mu gitabo cy'ubugingo. Bavugaga ngo amadini cyangwa abasenga ibaze impamvu igitabo batakize mu gitabo cy'imisanzu bakagita igitabo cy'ubugingo nuko bari bazi ko tubwiriza nuko bari bazi ko muri abakristo yego kandi twigishijwe mu rusengero igitabo cy'ubugingo babinyujije mu ijambo ry'Imana nibyo biri mu naho igitabo cy'ubugingo ni ikihe ku basenga ni igitabo cyandikwamo abazajya mu ijuru ngo bamaze kwihana abejejwe batandika mu gitabo cy'ubugingo. Twebwe rero kavuga ngo cya gitabo cy'ubugingo wize dore imirimo icyandikwamo ngiyi ni ugutanga umusanzu muri FDLR. Noneho ntange naracyandikishije mbibwira abantu kandi nacyandikishijemo nzi neza ko ndimo nkorera Imana wumva ari byo mu by'ukuri nabyishwe n'umupasiteri wabatije nizera nzi ko ari umukozi w'Imana ushobora no kuvuga indimi. Noneho bakakubwira ngo nutanga amafaranga ya FDLR bagushyira mu gitabo cy'ubugingo
wamara kujya bavuga ngo tujya kuri Rusizi niho twagomba kwambukira tuza mu Rwanda tuzahagarara ku mupaka abasirikare nta kindi tuzareba tuzareba igitabo cy'ubugingo wanditsemo okay ngwino mu gihugu cy'isezerano ntiwanditsemo okay guca igihanga tukakujugunya muri Rusizi umva igikomeye rero kandi haranditswe ngo kugira ngo koko abantu bashobora kutabyemera handitswe ngo icyo tubohera mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye icyo tubohoye mu isi no mu ijuru kizaba kiboho natubone tuguca igihanga nta n'ubwa muzabona ko tuzaba tukuboshye ariko nugera mu gihugu cy'isezerano cy'u Rwanda uzajya no mu cyo mu ijuru Kanani yo mu ijuru ikavugwa n'uwitwa pasiteri na haleluya nyinshi noneho ubwo ibyo ni ibya rusange imvi byanjye rero njye nanasabiraga imbabazi ntinyabona naje gukizwa nyuma mba umukristo mwiza ariko ubwo numva nari umugatolika ndi mwiza kwa padiri soma n'amasomo ariko naje kuba umurokore ubwo nabaye umurokore nte ubwo mukuru wanjye yari umukuru kuva mu Rwanda arambwira ngo hari umugabo w'umushyitsi babararikiye uje kutubwira ukuntu Imana igiye kudusubiza mu Rwanda ibyo byari byiza noneho nanjye nza kuko nari mfite ishyaka ryo gusubira mu Rwanda nza kumva ukuntu tugiye gusubira mu Rwanda ubwo principe ni imwe ukuntu tugiye gutsinda inkotanyi n'abatutsi tugasubira mu Rwanda ndamwibuka iyo sura ntajya imvamo umugabo mwiza rwose muremure w'ibiro nk'ijana munini ufite imbaraga kabisa araza afata Bibiliya nibwo bwa mbere najyaga nsoma Bibiliya bisanzwe nyine amasomo yo kwa padiri ariko nta bintu byinshi nari nzi muri Bibiliya umwana dusomeye igitabo cyo muri Esther asoma ukuntu Hamani abasenga barabyumva yafashe mu giti cya mikono 50 cyo kumunikaho Morodekayi wari umuyuda hanyuma abayuda bose bakicwa ngo ariko ubwo yasobanura ukuntu nyine ubwoko bw'Imana butajya bupfa ahubwo abashaka kubuhiga aribo bagira ibibazo atariko afite ukuntu bisobanuraga neza muri haleluya nyinshi ku buryo busobanutse gese nashobora kubisubiramo webisubirangamo gerageza kwibuka uko nabyumvaga ati ariko nyuma gato nyir'ubwite niwe wabanga kuri icyo giti ndetse n'ababahigaga bose batero nibwo butumwa Imana impaye irambwiye ngo Kagame yabanitse igiti cya mikono 50 cyo kumirikaho perezida wacu sindi ku bwabo ngo ariko Imana irambwiye niba ugiye kukimanukaho n'abatutsi bose haleluya tukajya mu bicu tukajya tukuzura umwuka nibwo butumwa yatuzanye n'ubutumwa yahawe n'Imana ntabwo ari imyumvire ni umupasitori wahawe ubutumwa yahawe n'Imana kuko icyo cyadushituraga ni ukuvuga ngo Imana yantumye nkubwira ngo uwo munsi nahise niyandikisha ariko tukiri aho kugira ngo batwumva bakurikire neza uwo munsi niko wabyemeraga uwo munsi ariko uyu munsi ya byose nigeza ko ubyumva neza ko atari yari nari bubigereho wenda ndashaka kubwira yuko icyo nshaka kuvuga gikomeye bariyandikishije icyo gihe nahise mvuga nti mbega idini byiza ndashaka gukizwa abagatolika bambeshye kera abagatolika rwose ni ikibazo ariko mbega Imana ahantu hari Imana bahise banyandika uwo munsi mu kubatizwa ndihana ntegereza kwisezerana kugira ngo icyatumaga nihana kugira ngo isezerano nanjye rizansohorereho ntazasigara aho ngaho icyo nshaka kuvuga aho ngaho ni ukugira ngo abantu bashaka Imana bashaka no gutaha kuko twashaka gutaha haza umuntu wagombye kutubwiza ukuri bane mpamvu abantu b'ingengabitekerezo barimo baturoga batwica kuko jyewe nashakaga ibintu bibiri gutaha no kujya mu ijuru ariko bakambwira ko mu cyaha wibwe aho nakuye ko icyaha cya mbere gikomeye badushinjaga ari ugukiza kutabana abatutsi noneho numvaga ndi mu buhungiro nk'umuntu uri mu gihano kubera ko Sawuli yanze kwica Imana ngo ubwo wanze itegeko ry'Imana nanze kuba umwami noneho ahubwo twebwe gukiza abatutsi cyari cyaha gikomeye ku buryo na bene wacu bahisha abatutsi bari bahari mfite nka data wacu wagerageje rwose ko ibishoboka byose ariko yari umwanzi wanjye numvaga dutaha n'umutungukiwe yagombaga gupfa kuko icya mbere yasuzuguye Imana niho bikomereye cyane niyo mpamvu uyu munsi iyo ntanga no mu buhamya ubwabyo wenda warumvajije uti ubyumva ute ubu niyo mpamvu nkibyumva sinanakavuze ibi ariko ndavuga ibi kugira ngo nkangure abantu kuko abenshi baducurika mu izina ry'Imana kuko dufite amatemoyanyaje menshi dufite abantu
rusengero bati kanaka umupasiteri mwiza ariko n'umututsi uyu munsi birahari genda bizi kuko uyu munsi tuba musa nabi bituma tuganira n'abantu benshi byerekana ko wenda wabuze uti wowe yenda kubwira ibyanjye ariko n'uyu munsi dufite benshi none se utekereza ko njye nabagaho njye nyine mfite abo twahunganye twanagarukanye ni bangahe se bumvise bavuga nk'ibi ngibi nkubwire se abambwira ko ndi umugambanyi nkubwire se njye umuvandimwe ugeze kumbwira kandi mwene wacu hafi matariko Jean Baptiste ibintu bivuga byibuze wowe urabyemera musobanurire ukuntu ari bikwiriye kandi byumvikana hano reka mubwire rero wenda kuri muhaha ari akazi kawe kuko wowe akazi kawe ni ukubwira abantu ibyo anabifata nk'ibi ngibi nkaho ndi mu kazi ati hahire ati hahire ati ntajye umwe n'ubwiyunge byo byihorera ati cyo ndicyo n'abato n'abatutsi ntibabana ariko nyine tugomba kubana kuko nta kundi byagenda atari kuvuga ngo dukundane byihorera ati cyakoze wowe nta kundi wavuga atari kwihahira ni ukubwira ko uyu munsi kandi nawe arasenga udatekereza ko adasenga sininjiji yarize kaminuza yize kaminuza arasenga ariko akabona ndi umusazi cyangwa se ndi umugambanyi kinze abantu benshi banambwira ati wamutiniwe hari n'abambwira ejo bundi ati wowe kavuga we ayivuga ko arayanda kuko FPR irimo itegeka ati ubwo n'ibihinduka bizagenda bizabwo ntabwo bishobora guhinduka kuko turi mu byiza impamvu ibibi byahindutse twagomba kurwanya ibibi byahinduka bijyahe ko ari ibyiza se byahinduka gute ntabwo bishoboka rero nta mpamvu yo guhinduka uhumure kandi uyu munsi tuvuge ko binahindutse nubwo nzi ko bitazahinduka ndimo ndakora nabi gukangura abantu babwira ububi bwabo kuko murabona ntacyo dupfana murabona icyo dupfa icyo kinini kurusha icyo dupfana ubu ikibi ndimo nkora umbwira ni iki ku buryo wanshinja umugambanyi ubu ntabwo wabajwe n'abantu bapfuye wowe se nibwo batapfuye bene wanyu urishimiye ubu naho ubugeze reba amashuri wataye ubu iyo jenoside abaho nta nyungu ubona ku buryo wambwira ntabwo ndimo ngambana sindi umunyapolitike ariko mbabajwe n'ibyabaye kandi mu izina ryacu ubu koko wishimiye ko abantu bose tugiye kwibuka babona ko abantu bose bishwe n'abahutu nawe witwa umuhutu nta cyumba bigutwara ubaze tukagenda ikindi ko hari madamu ariko wigisha nawe ubwawe ntabwo wabajwe nuko abantu baje kwica n'ibice kugeza uvuga abantu ngo umututsi kandi turabavandimwe nkubwire se abantu ko twari duturanye bishwe kandi bishwe na bene wabo ibyo bintu birababaje muri ubu buryo uyu munsi rero giye nasobanukiye mbere na mbere nzi umuntu icyo ari cyo umuntu nkanjye uva amaraso nkayanjye uwo dufite groupe imwe muha amaraso uretse n'umututsi n'umuhutu n'umunyamerika nayamuha ubwabyo nzi umuntu icyo ari cyo ariko noneho tutsi twa nzi ubwabyo icyo bivuga icya gatatu nzi neza ko wumva bivuga iki itarajya ku cya gatatu aha icyo nigeze kukivuga kare navuze ko umuhutu mu kinyarwanda cya kera baravuga ngo ni muhutu mu kinyarwanda cya kera ni ikibazo cy'ubutunzi ku giti cyanjye iwacu buriya mu rugo turashekeje buriya iwacu dushingiye ku burebure bw'abatutsi bugufiya bw'abahutu bugufi cyane bw'abatwa iwacu birashekeje none se ufite garafere ntabwo yarenga niwe mfura y'iwacu njyewe ndi wa gatatu murumuna wanjye nawe yarapfuye mararezuma yari muremure ku rwego nanjye mureba ngeze gutya ku buryo wari gutunguka iwacu muri batatu atatuzi turi abatwa turi abatutsi turi abahutu iwacu bagari noneho kandi gashya kahise kanyereka ko ngomba gukanguka ariko ntabwo nakanguwe n'idini gusa buriya ikintu kinakomeye mu madini nahoze mvuga abantu bakwiriye gukangurira abantu bari mu idini atabigiriye idini ahubwo kugira ngo bakomeze basenge ariko basenge mu mpagarike nicyo twivuga dukunze kuvuga ntibasengere mu mucuri abantu rero basenga batazi ibyo basenga ntibakurikira izindi barakurikira gusa wanababwira uti Imana yavuze ko abatutsi ari babi utiye mu yugo mwidishye abantu ukwiriye kuba mu idini ariko akangutse bangura ibyo byose namenye ngo ese ndi umuhutu papa akaba umututsi so narakangutse ni ikigaragaza ko hutu tutsi twa amafuti ntawe bihuriye ndetse n'ikimenyimenyi niba utaza mu rugo ngo uhamye ko turi abahutu cyangwa turi abatutsi nikerekana ko icyo kintu kitabaho kwica umuntu rero umujijije icyo atari cyo kabyo ni ikinyoma ubwabyo jenoside yakorewe abatutsi bishwe abatutsi biranahama ariko mu by'ukuri icyo kintu ntikiriho turi bamwe ijana ku ijana twarikoze mu nda donc ngo ubututsi ni ukwiyanga kuko nta mututsi nta njyewe twese turi bamwe ikindi kinakomeye
niba koko tunatandukanye uretse kujya ntabyemera niba mugeze aho mushyingiranwa n'abantu mugahana inka mukarana ubuzima bwose twacanze ubuzima kugeza ku rwego kugira umuntu wakwanga ari kwihemukira ikindi ni uko imana yemera abantu mu budasa ngewe niyo ngerageza kumva itandukaniro ry'abantu n'ubwo imana yaremye umuntu umwe ngerageza kubikurura nkabishyira nk'umuntu usigaye uzi imana wenda uko mbyibwira nkabikurura mu gihe cy'umunara w'ibabere imana itandukanye ubwo amoko n'indimi z'abantu naho ntapfa kubisangira ariko twese dukomoka ku muntu umwe ku buryo rero uyu munsi mbona nta mafuti kandi niyo tutasa ntabwo kuba ndi igikara uri inzobe cyangwa uri inzobe ndi igikara cyangwa uri muremure ndi mugufi ntabwo ari impamvu yo kukuca ahubwo ni ubukire ubudasa bwacu nibwo bukire bwacu. Urakoze cyane Imana igumugisha nuko mbyumva watubwiye ibintu ko wari uri imbere tubwira ibyagiye biba mbona no kubwira abadukurikiye ko jenoside yarateguwe ntabwo ari ikintu cyaje ngo kidumbura aho ngaho ngo buke umuntu yica undi yatangaje kuba igihugu cyose gishobora gukorera ikintu icyarimwe umunsi umwe ni ukuvuga ngo byarateguwe rero njyewe ndabyibuka hari n'abo bandikaga wenda bivuze neza ntibashe twari kuri lisite ese iyo lisite yabaye ryari yabaye ako kanya ahubwo ni ukuvuga ngo ni ikintu cyateguwe cyagiye gushyirwa mu bikorwa cyateguwe kandi babibye urwango yewe muntu wicaye aha ngaha uri kunyumva upfobya ndagira ngo uyu muntu akubere urugero rwiza ari kubivuga kandi ari kubivuga nk'ibyabaye ntabwo mwishyura n'amafaranga agira yo kwishyura abantu ariko ari kubivuga neza afite ishyaka ry'uwo afite uwo mutima uvuga ngo nyamuneka bene wacu mureke gupfobya niwo mutima afite none nagize amatsiko Jado ko ufite uko kuntu wari waje gukira gute uwo mutima umeze gutyo nuko kungo rwango uyu munsi umeze gute wenda turaza gusoza ari ubuhe butumwa waha abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane abacitse ku icumu. Urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza najyaga no kubwita kimbaza ariko ndagira ngo mbanze nanakunganire bavuga ati jenoside yarateguwe nanjye mfite ibimenyetso byinshi bigaragara ko yateguwe ariko binagaragarira mu cyanabaye nyuma ya jenoside iyo idategurwa twajyaga kuba twicuza twese icyo kintu cyabaye ariko ubuzima bwe nabayemo bwanjye bati turarogereta ko itarangiye ntabwo ushobora kurogereta ikintu cyagutunguye ahubwo urarogereta ko wagikoze nabi urarogereta ahubwo ko hari plani itagezweho iyo urategura ngo noneho ninongera kugira chance yo kubabona mu maboko ntawe uzancika ese ibyo wabivuga koko waratunguwe none se ko mbere tuvuga ngo baranadushutse koko uyu munsi turimo turashukwa nande icyo ni ikintu gikomeye ni ukukubwira ko yateguwe ijana ku ijana kandi uyu munsi abantu bababajwe nuko itarangiye dore hari abatutsi basigaye bakanababazwa ahubwo n'abahutu babaterera hanyuma nigarukiye ku kibazo mwambazaga nagize umugisha kugira ngo nkire kuko ndiriya ndahunze ngiye Kongo ndakomeje ndirukanse ngeze Brazzaville ndakomeje ndirukanse ngeze muri Gabon naraberishije Kongo forêt équatoriale nayibayemo amezi atandatu nyambyibuka neza n'amaguru ngeze aho ntubaka n'ibirenge ibyo byose byongera mu mushinya w'abatutsi kuko nta nubwo numva bajyaga bishyura abanyarwanda hari na mukuru wanjye bari baracyuye bafashe ku ngufu atashye mu Rwanda ubwo agiye gupfa namusanze mu Rwanda natangara njyewe uhageza arabukanya hari n'abajyaga batubwira kuri radiyo ngo mu Rwanda ni amahoro tukavuga ngo ubu bamufatiyeho imbunda n'ikimenyimenyi muzumve ko yongera kuvuga yasoje nyine yarangije bati kuki badafata umuntu wavuze kera ngo yongere avuga batugumara kuvuga bakajya bakwica noneho igihe Kabila yashaka gufata igihugu cya Kongo of course twari tuzi ko harimo n'abanyarwanda turashobora kudevelopa urwango rw'abatutsi baranadukurikiranye noneho uko mpunga uko ntubaka ibirenge uko mbabara kuko kuva 1995 twiruka na 7 ugatura muri forêt équatoriale ukabamo abicwa n'amacinya abicwa n'ibikoko abicwa n'abakongomani natwe tubica kandi noneho nkarushaho kudevelopa ngo umuntu uri muhorera ibingibi ngize Imana nkamubona kandi nako bakomeza kubikwigisha noneho ukibageza ko ari amahitamo yawe ko batashye babaye amahoro ntabwo
nubwo nari kubimenya kuko nari nzi ko watashye wese yapfuye ikindi bitari no kunyurera kugombeka hari abantu bafataga koko bakabasubiza mu Rwanda ariko navuga ngo niba badukunda icyo bashaka kudusubiza mu Rwanda ku ngufu baturetse tukazasubirayo ku bushake baje kudufasha kugira ngo nta nubwo numvaga ko basubiye mu Rwanda ahubwo bagiye kubicira kereke pari aho ngaho ku buryo gutaha ngasanga bene wacu byarantangaje ubwabyo bino byatumye nkira ubwo ni agace kamwe katumye nkira kuko numvaga ngeze mu Rwanda ngenyine baraturekuye rero turatashye mu Rwanda ahubwo ndashaka kugera aho nagiye nkirira ngeze iwacu buriya ikintu gikomeye urwamo nari mfite umututsi n'ubwoba byakishijwe nabo ubwabo buriya wowe bavugaho nabi niwo ukwiye kugaragaza uwo uri nyawo naje nzi neza ko igihe cyose abatutsi bazatwica mpereye ku musirikare ariko muri abasirikare imodoka itambutse bamwe bicaye bareba hano abandi bareba hariya n'imbunda barimo bareba umutungo w'amaraso kandi igihe ubutu bwanjye ho bene wacu banambwiye ko ndoro jenali nta nubwo bizabagora ku buryo imodoka yaturugagaho imbere nkahita nkora demituru nkareba inyuma kugira ngo mbere ku mugongo ntabereka face ntabereke amazuru yanjye rimwe rero twaje gukubitanira ahantu barambona nshaka no gusimbuka barambona batibukiye he ngiye kwihagarika mbona barandebye baranamvugisha ngo ntacyo bantwaye tubanza byo kwicara itarimo cyane noneho ntajya no umuntu watwereye mu nzu naragiye rimwe yamira ibishyimbo n'ibijumba ngo shyire iwacu duteke ninagiye nyine gutata ngo numve ndavuga nti ibi biryo mbivanye mu batutsi batwereye mu nzu ntimubiki turateka jyewe ndarya nimugera mu gitondo ntapfuye namwe murya ubwo birabara amahoro nuko byari kandi tukabyemeranywaho bati koko mwana wacu tubera igitambo ntireko nimpfa muzajya nimubwira abantu bose ko nziza abatutsi bukeye ubona simpfuye bati watubeshye ukapfa wagira ngo wirire ntuya tukabyemeranywaho sawa nabo bararya none nuko byari bimeze sitiri mu Rwanda kubera ibyo wabwiwe nakize gute rero fasa mbonye ntapfuye buryo ngo wari utwereye mu nzu yitwaga Kabango yaje kuba inshuti yanjye Jorogorete yaje gupfa nyuma arankunda akajya mpisabune atutsi amuzanyice neza noneho nza gusubira no mu ishuri rero mbako ahunze niga mu wa kabiri umubikira witwa Sele Anastasie ahari rwose zimisha akadukurikira nk'umugisha cyane yari yashinze ishuri dutangira turi mu wa kabiri kuko abantu benshi bari bavuye tingitingi abana benshi abana bo mu Rwanda basanzwe bari bake adushingira ishuri ahereye mu wa kabiri kuko abenshi baje niho twari twarabuze amashuri ariko twigaga yari umututsikazi biciye umuryango sinzi niba hari wose ntibaza ngo uyu mututsikazi udushingiye ishuri nta muntu warishinze noneho n'abantu bambaga iniforume nako nabona umuntu araje umututsi ampaye inkweto ampaye ariko abatutsi kuko ni babi nkuko bavuga njye na muri experience z'abatutsi beza bamfashije ntangira gukanguka no kubona ububi narinzi atari bwo ububi wabwiwe aha ariko mu guhinduka kwanjye nabyo bintera ikibazo buriya ari ikintu gikomeye nshaka kubwira abantu hari igihe trauma cyangwa ihungabana rizira ko umaze kumenya ukuri ku buryo iri muhemukira umuntu uhamya ko ari mubi wumva ntacyo bigutwaye ariko wamara kumenya ko yari umuntu mwiza trauma igatangira rimwe na rimwe bamwe babe b'ingengabitekerezo hari igihe ari n'uburyo bwo kwanga kumenya ukuri kuko kuri nibakumenya bazamenya icyaha cyabo kandi ntibari tayari kucyakira ibyo nabyo ndabitekereza ku giti cyanjye namaze kumenya ko abatutsi atari babi nterwa n'ikintu kivuga ngo twabiciye igisasa none ko mbere numvaga mfite umutima umbwira ngo nibo bizize none menye ko atari bo bizize atari babi n'ikimenyemenye naho baboneye ubutegetsi batatwishe nk'uko twatekerezaga naje mu Rwanda nzi ko nzasanga abantu baranapfuye bose ndababonye noneho twabahoye iki turome iratangira niho yatangiye yanjye ntabwo imana yanjye abo bantu twabahoye iki ko nta kibazo bafite ndabona ari basenga ko nari gusenga nzanjye mbona abantu benshi ko ari beza abantu twabahoye iki imana yanjye nkumva ntabwo mbyakiriye nkumva simbyumvise ariko byose nyine turome igitiza twabahoye igisasa kandi nkumva ntabwo ndimo mpunga nubwo nakoze jenoside nkumva sindimo mpunga kutamu jenoside kuko ndavuga ngo niba ndi umuhutu aho bakaba barishe ubwo nanjye ndi umwicanyi kuko bishe mu izina rya nkumva ni amaraso y'ubwicanyi ufite noneho ntangira urugamba rwo guhunga kuba umuhutu buriya abantu bujya bumva bashaka kuvuga ngo ntibashaka kuba abahutu ni ibyo byose nkumva sinshaka kuba umuhutu
ariko nkabona nabyo biragoye kuko njyewe noneho n'amazuru yanjye ntawe nambihungira iyo nza kwigirira agasura najyaga kujijisha ariko ntibiza kumvundira ariko se ko kubihunga ntabishobora maze ko ntabishobora rero nibwo nibwiraga ariko nta buryo naguma kuba umuhutu ariko udafite ikibazo ukishimira ko ndi umuhutu urebye gahunda ni umunyarwanda abantu bashobora kuba batazi imbaraga zayo iza nibwo natangiye gukira nyabyo bavuze ati nyamara turi bamwe kubura umuhutu ntacyo bivuze kubura umututsi ntacyo bivuze numva ibintu ndabyishimiye ariko noneho gukira burundu nakoraga muri umuryango witwa AMI noneho rimwe nza kujya gutanga ikiganiro ahantu ngiye gutanga ikiganiro sinzi umwuka wajemo numva aho gutanga ikiganiro natanga ubuhamya ni naho byatangiye icyanjemo ni iki nari maze imyaka myinshi mbona abantu bamwe bacitse kuri icumu aribo batanga ubuhamya kimwe twahereye niyo mpamvu ikiganiro nagikunze ntari nzi ko tugera naho ngaho hose noneho umutima urambwira ndareba nari nihisha aha n'aha mama baramwica ejo nkabona haje undi ejo nkabona haje undi ndabireba noneho muri kwa gushaka gukira kwanjye numva umutima urandeka kuko niba utarakoze jenoside byibuze rero banitegura guhari n'ibyabaye inyuma barabibonye byibuze wabwije abantu kuri kuko numvaga muri gihe shaka kugira icyo nkora cyarepara cyangwa se cyakwishyura ibyo twakoze mu izina mu bahutu ndabona byibuze abantu reka mbabwize ukuri ntabwo ikiganiro nagomba gutanga ikiganiro nyine nk'umuntu w'umuyobozi cyangwa se wisobanukiwe umutima urambwira ngo reka mbabwire uko byagenze numva binjemo uwo munsi natanze ikiganiro cyangwa se navuze ubuhamya butandukanye n'ikiganiro bansabye mbona abantu bararize navuze ibintu byinshi birenze ibyo navuze aka kanya ndabivuze sinzi uko biza kungendekera gufungwa wenda ariko numva umutima wanjye uboshye kurusha kuba banjyana muri gereza natangiye bivuga n'ibintu bikomeye cyane mbona abantu birabafashije umuntu arahaguruka ati byibuze tubonye umuhutu mwiza iryo jambo nararyumvise avuze ngo tubonye umuhutu mwiza ati Jean Duga ati Imana izagufashe Imana izaguha ijuru uri umurokore rwose wigira ikibazo kuko Imana ifite ikibazo cy'uburokore bwanjye bitewe kumwe nababwiye nabaye umurokore nuko Imana izaguha ijuru uri umutagatifu ahubwo niyo ndetse burya bya bintu bifasha abantu ariko nanjye numva ndabohotse numva umwenda muvuyemo kuko ninageza guhera icyo gihe ikindi cyagiye kimfasha cyane mu kwishyura ubu ngira abana benshi mfasha wumvaga kuki uvuga ngo mu kwishyura numvaga mfite umwenda nkumva kandi kwishyura ntabwo ari peye mu gifaransa nabita nka repare burya nkatwe dufite abadamu uhemukiye umudamu ariko ntabagabo tugira isoni zo gusaba imbabazi noneho kagize ugira akantu ukora gatuma agenda yibagirwa ibyo wakoze ni muri iyo sanse afite nifashe umututsi umutima wanjye uragenda umubwira ko nyamara ntari mu bikoko kuko nashakaga no gukuraho ikintu kigaragaza ko abahutu ari babi noneho mbonye umuntu umbwira ngo disi uri umuhutu mwiza numva ndanyuzwe n'abantu ngiye gukomerezaho rero byibuze mbe mwiza noneho menye ko abahutu atari babi ahubwo hari abahutu babi habaho n'abahutu beza nicyo cyatumaga ariko ngenda nkira ariko ngenda nanafata ko nta muhutu ubaho nta mututu ubaho ibyabaye nubwo twafashe etikete bigatuma tunakora jenoside abandi bakayizira ariko iyo tuza hari ahantu nyasoma cyane handitse ngo ku nzibutso ngo iyo uza kwimenya nanjye ukamenya ntabwo uba warangije icyo ngishyira muri iki nyamara turi bamwe nyamara turi bamwe ndeba ukuntu ari abagore bacu ndeba ukuntu ari inshuti zacu zikomeye ntababeshye ufite inshuti zikomeye zimwe duhana inka ntabatutsi ntabwo ndabona umuhutu w'inkoramutima kugeza ku rwego yanamfira ntawe ndabona n'uyu munsi si uko gishingiye ku buhutu n'ubututsi ariko ubwo turi mu mateka ibyo byose nicyo naza kubwira ngo ikinyoma cy'ububi bw'abatutsi cyagombaga gukurwaho n'abatutsi ubwabo njyewe rero icyo nakoze ni ukugerageza kutaba bakurikira izindi nkirebera njyewe naraverifiye ko bambwiye ko abatutsi ari babi nkabyemera kuko niba mfata etude yanjye personnel mbona rwose barambeshye niyo mpamvu ndi kugerageza kubeshyuza rero kuko namaze kumenya ko ntaho bihuriye ni beza cyane ndetse kuko nibo ariko natwe
nk'abahutu nzi ko hari mwabeza nta mpamvu yo gufata etiketi y'umuntu wakoze jenoside uyu munsi sohoka muri icyo ndanezerwa uyu munsi ni umunyarwanda wishimye ariko utanateye isoni nuko mfite amateka y'abahutu nubwo bakoze jenoside ahubwo ni wavuyeyo n'umutima niyo mvuga umuhutu Jean de Dieu ni uwundi muhutu w'icyo gihe utari Jean de Dieu uyu munsi Jean de Dieu uyu munsi ni umunyarwanda wishima hari n'abambwiye uti ubuhe buhamya watanga nk'ijambo rimwe nanavuga ngo nyabona icyo dupfana kiruta kure cyane icyo nicyo gikomeye navuga mu by'ukuri n'ujya mu mateka n'ubuhanga uraza gusanga nta bwoko buba mu Rwanda kuko buvuga ururimi rumwe buvuga umuco umwe ahantu hamwe uyu munsi nta gace k'agatutsi kabaho habe n'ururimi rw'urututsi rubaho n'abahutu nta n'umuco ubabanguka tugashyikira iyo sano kandi niba nicyo tutaba duhuriyeho n'umuntu uwo ari we wese uyu munsi turi mu rugamba rw'abagore n'abagabo kera twahohoteraga abagore byoroshye ariko uyu munsi tumaze kumenya ko uburinganire ari ubukungu ntabwo ari ukwihangana ubudasa bwacu nibwo bukire bwacu ngaho ibaze igihugu cyose kiba gifite abantu bagufi gusa cyangwa se barebare gusa cyangwa se abagabo gusa cyangwa se abagore gusa uyu munsi ubudasa bwacu ni ubukungu ni umugisha ntabwo rero tugiye kurwanya umugisha ariko ntidukangurirwa kuko hari abantu bafite inyungu icyambere bafite ibikomere by'ibyaha byabo badashaka kwemera bakatugira agakingirizo cyangwa se bakadushyira imbere kandi twebwe turimo tujya ku ngaruka bacu muri make mu ijambo rimwe nidukanguke ababiba bafite icyo bashaka ikimbabaza ni wowe uri ahangaha uzi ukuri kose uyu munsi icyo waza kumbeshya ntabaye icyo ni ikihe nubwo naba nkorera leta cyangwa nacuruza nitworoheje mfite umutekano njye nyamva ahangaha na moto nkazenguruka u Rwanda rwose saa sita z'ijoro mfite gahunda ndagenda ndarinzwe ahantu hose n'amatara ahantu hose n'ejo harabona nanyuze ngiye mu kazi mbona n'ingabo nka saa 10 z'ijoro barambererekera batugereho amahoro ndavuga nti ziraturinze ntaho mbajije ngo ugiye baranyubashye ubu uzanshuka kindi ki narangiza no mvuga ngo nyabona ntibizongera ntabwo ari icyifuzo cy'uko ngo ntibizongere ni statement n'uvuga ngo turabihamya ntibizongera turakora ibishoboka byose nubwo ajya abantu banyanga ariko ntibizongera pe dufashije umukuru w'igihugu cyacu kuko si we wenyine uzabikora ahubwo turatera muri ye tugira ngo turamushyigikiye ntibizongera rwose murakoze cyane murakoze cyane Jado Imana umugisha kuvuga ibintu bikomeye kandi byiza ntekereza ko umuntu wese udukurikiye yishimye cyangwa se yanezerewe avuga ati byibura hari umuntu uri kuvuga ibintu bizima nubwo tujya twumva abapfobya turi mu minsi 100 yo kwibuka hari umuntu uyu munsi uri kurira hari umuntu uyu munsi bari kwirukankana hari umuntu uyu munsi biciye abe hari umuntu uyu munsi habayeho bya bindi byose ntashaka kuvuga cyane ko bitajya bikunda ko bikwirwa mu marangamutima yacu niko nakunze kuvuga ni ikintu kigoye niyo umuntu ubabaye warokotse jenoside n'ubuhe butumwa wamuha n'iki wumva wamubwira urakoze cyane icya mbere ni ukumubwira ngo urakabaho icyatumye usigara ni ukugira ngo ubeho nicyo cya mbere gikomeye ikindi nicyo turangirijeho ntibizongere kuko n'inkunga abantu benshi banabigaragaza uko bishobora kuzongera ni ukuvuga ngo turafatanije twese ntabwo naba papa wawe sinasimbura ariko ndi kumwe nawe ntabwo ntukarire wenyine ndakumva kandi nguteze yombi ni ukuri mfatanije nawe ndakora ibishoboka byose kandi noneho nzakurinda uko nshoboye kuko ibibazo byavuye muri twebwe nzabikumirira kure niyo mpamvu y'ibiganiro no kugira ngo ahaboneka icyatuma wongera gukomereka kiveho turarwanya urugamba rwo ari rwo rwose ariko nyabuna abaho abantu rero mwagite ku icumu ntabwo biboroheye muri iyi minsi ntabwo biboroheye ariko nababwira ngo kuba wararokotse ni ukugira ngo ubeho ndetse ubereho n'abagiye ntabwo nawe ko nguhumuriza bijyanye n'ibikomere ufite ariko nagira ngo gusa nkubwire ko ndi kumwe nawe kandi hari benshi nkanjye turi kumwe nawe tugushyigikira ntabwo rwose tuzongera kukubabaza ntabwo twifuza ko wakongera gupfa kuko twamaze gukanguka ndetse n'abagisinziriye turagufasha urugamba rwo kubakangura kugira ngo bumve ko bihekuye twamenye ko abo turiho
ubutumwa ndetse abagiye batubwira bati iyo uza kwimenya nanjye ukamenya ntuba waranyishe uyu munsi byibuze wowe wasigaye turakubwira ngo komera shikama baho ndetse icyo bizadusaba cyose kugira ngo tugufashe kubaho hamwe n'Imana turi kumwe nawe kandi ntuzagire impungenge ntuzagire ubwoba bwo kutwiyambaza turi kumwe nawe turakoresha byose kugira ngo ubeho baho rero wakabaho murakoze cyane bakoze cyane Jado uvuze ibintu byiza Imana iguha umugisha baho hariho abantu beza hariho abantu bavuga ngo baho hariho abantu bari kuvuga ngo murifatanije hariho abantu bemeranya yuko jenoside yabayeho kandi yateguwe kandi bemera ko wababaye impore wowe ntwaza impore w'upfubye asigaye wenyine impore wapfushije ababyeyi impore wabuze abavandimwe ugasigara wenyine impore rwose hariho abantu bahari kandi bavuga ko bitazongera impore Imana iguha umugisha ko wadukurikiye kandi mu ijuru nasoza ngo ko mu ijuru hari Imana ikiza ibikomere utabonye ubwira yibwire ngo Mana ndababaye iyo ibasha kukumva nubwo nta wundi muntu wakumva uretse ko buri wese akumva umuntu wese arakumva keretse uri mubi wabaye mubi ntumwiteho ariko hari abahari